Reka mbasuhuze inshuti bakunzi b'uyu muyoboro twizere ko mumeze neza cyane aho muri hirya no hino hagiye hatandukanye tugarukanye andi makuru agezweho cyangwa se ibikomeje kugenda bivugwa hano hirya mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuko niho tuza kugenda duhera cyangwa se tuvuga muri aya makuru ariko turanagaruka ku bivugwa mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba turebere hamwe ibiri gutangazwa mu ntambara yo mu burasirazuba bwa hagati ya Iran ndetse na Israel. Hari ibimaze gutangazwa aka kanya mbabwira iyi nkuru na Perezida Donald Trump ndetse kandi bikiyongera ku byari byatangajwe n'ubundi nabo mu buyobozi bw'iki gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mwanya washize byongera ku byo Iran iri gukora muri iyi ntambara itoroshye cyangwa se ikomeye cyane ahangaha mu burasirazuba bwo hagati. Intambara ishobora kuba igiye kwadukira ibindi bihugu kuko byakomeye cyane ukurikije ibimaze gutangazwa na Perezida Trump bishobora kuba bigiye kuba ibindi ibyerekeranye n'iyi ntambara. Reka rero tuza duhere hano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ma 23 hari kimaze gutangaza, hari ibyo yatangaje nyuma ibyagiye bivugwa cyane kubirebana n'ibice iri kugenda irekura urusorongo cyangwa se buhoro buhoro. Muzi yuko imaze iminsi irekura ibice bya Rubero, ikaba yarongeye kurekura ibice bya Warikare ndetse amakuru agaragaza ko yongeye kuva mu bice yavuyemo Irubero nanone nubwo ari maze iminsi bivamo. Ibyo byose bikiyongera rero kubyo abantu babona mu bice bya Uvira ahita ari gukaza imirwano nk'uko byari bisanzwe bimeze. Bityo rero abasanzwe bakurikira cyangwa se abumva impamvu uyu mutwe urwana bakavuga bati se aho ngaho nibya bigiye kuba nk'ibya 2013 ubwo yarikoraga umujyi wa Goma imaze gushyirwaho igitutu n'amahanga n'imiryango mpuzamahanga ikava muri uyu mujyi nta mirwano ikomeye cyane ibaye nubwo nabwo hari ingabo za SADC n'abandi ariko ikahava. Byose bikavuga ko ari mu rwego rwa politike. Aha rero nabwo byaje kurangira M23 igize ikitangaza nk'uko mwagiye bimubikurikira Bertrand Bisimwa avuga ko bavuye mu bice ku mpamvu zo kugira ngo nyine batange inzira cyangwa se batange agahenge, ahubwo akabazwa nuko Leta ya Kongo yo ikomeje kugenda yibasira ibice bituyemo n'abaturage, barasa ku baturage, barasa no ku bice bya 23 ari byo bavuga ko amahanga kwe kwirebera hafi cyangwa se imiryango bityo ikareba icyo impande zombi zikwiye kuba zikora nk'uko na 23 ikomeje kugenda ibigenza. Rero mu kanya kashize nibwo twagiye twumva andi makuru aturutse muri 23 ibintu byahindutse. Ndaje mbigaruka mu kanya gato ariko reka duhere kuri iyi inkuru rwose ivugwa ku birebana n'imirwano iri kuvugwa muri Katanga. Hari umutwe witwa MDKC rwose Mouvement Debout Katange du Congo cyangwa se nyine umutwe haranira impinduramatwara za Katanga ndetse na Congo muri rusange. Aba rero uyu mutwe rwose ukomeje kugenda ukora akantu hariya mu burasirazuba hariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nubwo abantu bitaye cyane kubirebana n'imirwano ikomeje guhanganisha 23 cyane cyane muri iyi minsi ho hakanavugwa ibijyanye na politike ndetse n'ibitero bimaze iminsi bivugwa iminembwe bigabwa n'ingabo za Leta ya Kongo FARDC yigaba mu bice bituyemo n'abaturage hariya rwose muri za minembwe za Gakenke za Mikenke ahantu hatandukanye. Ahangaha imirwano iri kumvikana ikatanga irakomeye cyane mu buryo rwose abantu badashobora kuba bakiyumvisha. Hashize iminsi uyu mutwe ugenda ufata ibice bitandukanye. Ubu ngubu nkubwira iyi nkuru uri kugenda werekeza i Lubumbashi ndetse rwose na makuru yavuzwe kuva ku munsi w'ejo yuko aba bari kurwana berekeza i Lubumbashi. Nukuvuga ngo bari mu gace kitwa Manunu. Aka gace ka Manunu bagafashe nyuma yuko bafashe ahitwa Rusingangwe bagafata Mibamba. Ahangaha harimo n'ikibuga cy'indege ariko ikibuga cy'indege cyo kiracyagenzurwa na Leta ndetse n'ingabo zayo. Bakafata bakajya Kango bakaza rero bakajya nyine ahangaha Manunu berekeza Lubumbashi. Mu gihe rero n'uduce turimo za Businga Tundu aho hose hafitwe n'uyu mutwe. Urumva ko ibintu ntago bikomeye cyane kumva ko umutwe wafata ibice nka teritwari Mitwaba rwose bakavuga bati uyu mutwe ushobora kuba ugiye gukora ikintu gikomeye cyane ku buryo mu minsi iri imbere tuzumva ikindi kintu tutari kumva muri iyi minsi nk'uko bimeze mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aha rero niho bamwe bavuga bati uyu mutwe waba uri gukora akantu mu buryo bukomeye cyane. Aha mwibuka ko kandi mu minsi ishize rwose nabwo habaye ikintu gikomeye cyane. Ni ukuvuga ngo abasirikare ba FARDC barikoza ari benshi n'ibimodoka rwose bishoreranye mu mirongo minini cyane. Ahangaha rero ngo hakaba harabaye impanuka abagera muri 200 barakomereka, abari 60 muri bo ngo bahasiga ubuzima. Niyo makuru avuga ko byabaye mu minsi ishize mu cyumweru gishize.
icyo gihe rero bikaba byaravuzwe yuko aba bari bagiye mu rugamba rwo kugira ngo baburizemo imirwano yari ikajije umurego n'ibitero bikomeye cyane by'uyu mutwe wari umaze iminsi ugaba muri utu duce nagiye nkubwira, harimo n'utwa byarangiye uyu mutwe ufashe. Aha rero bikiyongera ku kuba ngo hari hashize iminsi hari abasirikare ba FARDC bafunzwe nyuma yo kwanga kwishora mu rugamba cyangwa se kurwana n'uyu mutwe, bigaragara ko muri iyi minsi ufite imbaraga. Ni umutwe rero bivuga yuko izi mbaraga leta ya Kongo ikomeza kuvuga yuko ngo abawihishe inyuma haba harimo Moise Katumbi uturuka muri iki gice, hakaba harimo kandi Joseph Kabila wigeze kuyobora Repubulika ya Demokarasi ya Kongo wanasimbuwe na Tshisekedi uriho kuri ubu ngubu. Bakavuga ko aba banyemari ndetse bigeze no kuba abanyapolitiki cyangwa se n'ubu uyu munsi nibo abanyapolitiki bakomeye baba ari bamwe mu baha imbaraga uyu mutwe uri gukora akantu hariya muri Katanga. Kugeza ubu rero ibyo uyu mutwe wuririraho cyangwa se ushingiraho nk'uko nagiye mbikubwira kugira ngo ukomeze kugenda urwana cyangwa se ukora intambara ikomeye cyane, ni ukuba hari ubukungu bukomeye cyane bugaburira Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hafi ya yose. Ariko ugasanga abanyakatanga ni abakene, baraburara, bicwa n'inzara, bari mu bukene, byose bishingiye ku kuba ubutegetsi bubi aribwo bubigiramo uruhare nk'uko bo babitangaza. Ni ukuvuga ngo amabuye y'agaciro ahaboneka, ibiti bivamo imbaho zidasanzwe bihaboneka, byose ngo biragenda bikajyanwa mu zindi ntara. Nyuma y'ibyo ngibyo kandi hakabamo n'ibikoreshwa n'ibihugu by'amahanga nk'ibifite amasosiyete ahakorera ubucukuzi n'ibindi bitandukanye, ariko ugasanga abanyakatanga nta n'imirimo bahabwa. Iyo tuvuze imirimo no kuvuga ya mirimo nyine irimo ubuyobozi bukuru, abayobozi b'ibigo, abafata imyanzuro mu nganda n'ibindi bitandukanye, usanga abanyakatanga ari mbarwa cyangwa se ari bake cyane, ndetse ngo nta n'ibikorwa remezo bihakorwa. Ngo n'ikigerageje gukorwa kijyanwa mu murwa mukuru w'ahangaha i Lubumbashi, nyamara ngo ari kure cyane y'aho abaturage benshi bari, bityo rero ugasanga ngo ibi ngibi bigaragaza imiyoborere mibi cyane. Bavuga ko kandi usibye n'ibyo ngibyo ngo hari ibindi bigaragaza imiyoborere mibi cyane ya Tshisekedi, ku buryo babona inzira nziza ari uko bakora ubutegetsi bwe n'abandi bakorera hafi ye. Nibyo rero nakubwira nuko kugeza uyu munsi mu ijoro ryakeye aha ngo haba havugiye amasasu muri Katanga, muri teritwari ya muri Mitwaba, byose biri gukorwa imirwano ikomeye cyane gukorwa n'uyu mutwe rwose wa MDKC. Ukaba rero ukomeje kugenda ukora intambara cyane ku butegetsi bwa Kinshasa, ndetse benshi baravuga ko mu gihe amatora muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu bihe biri imbere yegereje, bavuga ko ibi ngibi bigaragaza gusubira inyuma kwa Perezida Tshisekedi, kubera ko amaze n'iminsi yugarijwe cyane n'abarimo n'ubundi Joseph Kabila umaze iminsi atangaza yuko kuba ari mu ruhande rwa M23 ariho atuye cyangwa se abarizwa nta gitangaza kirimo. Ndetse yanavugaga ko icyakorwa cyose muri Kongo Tshisekedi adakwiye kuba kijujutira, kubera ko imiyoborere mibi ye ari mibi, bityo ko igihugu ari kugishyira mu mazi abira cyangwa se aharindimuka, avuga ko ikimukwiriye ari uko ubutegetsi bwe bwarindimuka, cyane ko ngo abona igihugu ari kugishyira rwose ahantu habi hatigeze habaho nk'uko we yabitangaje. Bikiyongera rero nyuma yaho nibwo muri iyi minsi hatangajwe andi magambo na Moise Katumbi abona ko inzira nziza Tshisekedi akwiye gukoresha mu miyoborere mibi, mu miyoborere ye muri rusange, ari ukwicarana nabo batavuga rumwe bakaganira, ndetse kandi n'iyi mitwe iri gukora imirwano itandukanye harimo na M23 akaba yaganira nayo. Rero byose bigaragaza ko Tshisekedi yaba atorohewe, ndetse n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwe muri rusange. Kugeza ubu rero ni ibyo ngibyo biri kubera hariya muri Katanga. Reka twigire ku byatangajwe na M23. M23 murabizi ko imaze iminsi ivugaho ibigendanye no kuva mu bice bitandukanye iri kugenda yikuramo. Imaze iminsi yikura mu duce twa Rubero, kugeza ubwo ubu hatangazwa ko ibice birenga 12 bimaze kuvamo abarwanyi ba M23 bazinga utwangushye, bazinga imizigo yabo, ibirwanisho, ibindi bikoresho bitandukanye, ndetse kandi banafunga amazu bakoreragamo ibikorwa byabo bigiye bitandukanye bava mu bice bya Rubero. Bari bahavuye mu minsi ishize ariko amakuru agaragaza ko nanone bongeye kuva mu bindi bice bari basigayemo hariya i Rubero, bajya mu bindi bice byegereye hafi na hafi za Masisi n'ahandi. Amakuru rero agaragaza ko kugeza ubu nyuma y'uko bavuye aho bahise batangira no kuva mu bice bya Warikare. Nyuma y'uko bavuye rero Warikare, abantu barategereje kumva icyo M23 itangaza, aho rero kuva ku munsi w'ejo Bertrand Bisimwa yatangaje ko M23 rwose yatanze ibisobanuro kuyimurwa cyangwa se kuva mu bice bagiye bavamo muri iyi minsi igiye itandukanye. Ariko ndaza kugira ngo nkubwire icyatangajwe nanone na meya w'umujyi wa Goma washyizweho na M23, nicyo twavuga ko ari gishya cyane, kuko
muri rusange ibyatangajwe na Bertrand Bisimwa byo byari byagiye bigarukaho cyane, kuko uyu Bisimwa we yaravuze ko mu gihe rwose igikorwa cyo kwimura abasirikare cy'ihuriro Alliance Fleuve Congo M23 gikomeje mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, iri huriro ryose rivuga yuko impamvu yabyo ari ukugira ngo batange agahenge, ariko bakabazwa nuko Tshisekedi cyangwa se ubutegetsi bwe bakomeje kwinangira bagaragaza yuko badashaka kuva ku izima ngo bagira nabo ibice runaka barekura, cyangwa se bareke kugaba ibitero ku baturage b'abasivile ndetse no kwibasira ibice birimo M23. Bityo ko amahanga akwiye kurebera hamwe iki kibazo, akareba ibiri gukorwa na M23 cyangwa se M23, bakaba babitegeka cyangwa se babisaba na Tshisekedi n'ubutegetsi bwe muri rusange. Bisimwa rero yagize ati twinjiye reka twinjire mu nzira y'amahoro twese hamwe, ariko ibi ntibigomba kuba uburyo bumwe bwo kugenga abandi. Twemeye guhagarika intambara, kandi ibigomba kubahirizwa mu buryo bungana. Nta muntu n'umwe ufite uburenganzira bwo kubangamira undi. Uyu munsi Kinshasa irimo kwica abasivile kure y'ahantu intambara ibera, kandi nta muntu ubyamagana. Abagombaga gushyigikira amahoro barakomeza kuba abanyarugomo. Turasaba ubutabera n'ubwuzuzanye ku mpande zose. Naho rero Kanyuka we akaba ni umuvugizi wa M23 mu bya politike, yashimangiye ko intambwe yo kwimura abasirikare igamije kurinda amakimbirane no gushyigikira amahoro arambye mu karere ka Kivu y'Amajyaruguru, aho ibitero n'imirwano bikunze kugaragara. Ariko abantu bacyumva ibyatangajwe na Bertrand Bisimwa agashyiramo akantu ko kuvuga ngo twemeye guhagarika intambara, abantu bose bumva yuko bifitanye isano n'ibyo bari gukeka, bavuga bati M23 se yaba iri kugenda itsindwa impamvu za politike, cyane ko iri kugenda iva mu bice bigiye bitandukanye. N'ubundi abantu bakavuga bati ibyo iri gukora bigaragaza ko kwaba ari kugenda iteshuka ku ntego n'impamvu yiyemeje zo gukomeza kugenda irwana kugira ngo igere ku ntego zayo zo kurengera abaturage bicwa mu burasirazuba bwa Kongo. Kumva rero ko ibyatangajwe na Bisimwa avuga ko bahagaritse intambara byaba bifitanye isano no kugenda bava mu bice barimo, cyangwa se icyo twita gusubira inyuma buhoro. Mu gihe babanje kugenda abantu batangaza bati ni reprise strategique, gusubira inyuma bigabije kugira ngo bisuganye barwane noneho mu buryo burusheho, ariko abantu batangira kuvuga bati noneho byaba bigaragaza ko ari ugutsindwa. Ariko nanone ikintu yashyizemo cyo kuvuga ngo ni ukugira ngo bahe umwanya inzira y'amahoro, nicyo cyatumye abantu bavuga bati biranashoboka yuko yaba ari inzira y'ibiganiro igamijwe cyangwa se ikomeje kugenda ihabwa umwanya. Ubu rero hari ikimaze gutaha, hari cyatangajwe na meya w'umujyi wa Goma washyizweho na M23 kuva bafashe uyu mujyi bawambuye igisirikare cya leta n'abandi bafatanyabikorwa babo batandukanye, barimo ndetse barimo Sadeke, barimo Wazarendo, barimo FDR, barimo n'ingabo z'u Burundi. Ubona ko igihugu cy'u Burundi cyari kibashyigikiye cyane, cyangwa se n'uyu munsi kiba kiri inyuma yabo cyane mu gendanye no kurwana na AFC M23 muri rusange. Aha rero icyo nakubwira cyo nuko kugeza ubu uyu meya yatangaje ko M23 yaba iri kuva muri bice mu buryo bwo kugira ngo bahe umwanya inzira y'ibiganiro. We niko yabyeruye, avuga ko ndetse ibyo biganiro bigiye kubera mu gihugu cy'Ubusuwisi. Ibiganiro ubundi bihuza M23 ndetse n'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo cyangwa se leta yayo byaberaga cyangwa se bisanzwe bibera i Doha, ari nayo mpamvu babyita ibiganiro bya Doha, bakanabyita amasezerano ya Doha. Hakaba kandi n'ibiganiro nyine bya Washington, ibyo bihuza u Rwanda na Repubulika Demokarasi ya Kongo ku mwuka mubi uhari hagati y'ibihugu byombi, nubwo benshi bakomeza kugenda nyine basa naho babyitiranya, ariko ni ibintu bitandukanye. Aha rero M23 ikaba uyu meya w'umujyi wa Goma yatangaje ko vuba ngaha baba bagiye kujya mu biganiro na leta ya Kongo bakazahurira mu Busuwisi. Bityo ko rero M23 nk'abakomeza kubahiriza gahunda zabo cyangwa se bagendera mu murongo ugororotse, bakaba batangiye iyo nzira bava mu bice bigiye bitandukanye kugira ngo babe baha umwanya iyo nzira y'ibiganiro. Nawe ashimangira ko leta ya Kongo ikomeje kugenda yirengagiza umuzi w'ikibazo cyangwa se kuba yareka kugaba ibitero mu bice bituwe n'abaturage, ahubwo igakomeza kugenda ibikora, nyamara kubihagarika byaba ari inzira nziza kugira ngo bitegure ibyo biganiro. Nicyo cyatangajwe na meya w'umujyi wa Goma washyizweho na AFC M23. Hanyuma reka tujye mu burasirazuba bwo hagati mu ntambara ikomeje guhanganisha ibihugu bikomeye rwose, Israel na Iran. Amerika nayo igakomeza kugenda ifatamo ijambo rinini cyane, ndetse abakurikiranira hafi iby'intambara bavuga ko iyi ngiyi Amerika
yaba ifite mu kuboko ahubwo no kuruta Israel kubera impamvu zayo zigendanye n'ubukungu n'izindi za politike, kugira ngo bashyire hasi Iran babona yuko itangiye kugenda ikora intwaro za kirimbuzi, bityo ikaba iri kugenda ijya ku rundi rwego. Ibi rero bikaba bigaragaza ko Iran yaba iri kugira ahantu hakomeye cyane mu bigendanye n'ikoranabuhanga by'umwihariko rya gisirikare. Amerika ikabona yuko rero byaba ari ukwisumukuruza cyangwa se byaba ari kugenda bayisatira, nyamara ari igihugu cy'igihanganye. Ibindi bikaba ari umutungo kamere Iran ifite ukomeye cyane, gaze ndetse na peteroli. Abenshi basesengura bavuga yuko Amerika yaba iri gushakisha uyu mutungo. Reka rero tujye ku byatangajwe na Perezida Donald Trump. Yatangaje ko Cuba ariyo baba bagiye kugabaho igitero cya gisirikare kandi vuba na bwangu. Nyuma Iran bakaba bagiye kwadukira Cuba. Yabitangaje mu nama yiswe Saudi Investment Conference, ariko ntabwo yabasobanuye byinshi kuri iki gitero. We yagize ati nubatse igisirikare gikomeye cyane, ndavuga nti si ngombwa kugikoresha, ariko rimwe na rimwe uba ugomba kubakoresha kandi Cuba niyikurikiraho. Uri ko yabitangaje ati ariko mwigire nkaho ntigeze mbivuga, ndabinginze. Mu ntangiriro za Mutarama rero cyangwa se nyine z'ukwezi kwa mbere, Amerika yagabye igitero karundura kuri Venezuela, birangira itaye muri yombi Perezida Maduro n'umugore rwose. Bivuga yuko yabasanze baryamye, isa naho ibashimuse nyuma yo kuba gabaho icyo gitero, ndetse uyu perezida bahita namujyana hariya muri Amerika kugira ngo butangire kumucira imanza bamushinjanga ibyaha ngo birimo gukoresha urumogi n'ibindi bikorwa ngo bitari byiza. Aha rero iyi ntambara none kandi icyo nakubwira cyo nuko ikomeje kugenda izamo ibintu byinshi cyane. Nk'ubu ngubu umutwe w'Abahauti nawo wamaze kwinjira muri iyi ntambara tayari. Uyu mutwe w'Abahauti murabizi yuko ukorana bya hafi n'igihugu cya Iran. Igihugu cya Iran rwose ni umutwe w'Abahauti wo muri Yemen. Mu gihugu cya Yemen ushyigikiwe na Iran, wemeje ko wagabye igitero kuri Israel ku nshuro ya mbere kuva iyi ntambara yatangira. Kuva iyi ntambara ihanganishije Israel na Iran nibwo uyu mutwe w'Abahauti ugabye igitero hano muri Israel. Ubundi hari undi mutwe witwa Hezbollah, ibikorwa byawo uri kubigaragaza cyane muri iyi ntambara, nawe ushyigikira cyane cyangwa se ukorana bya hafi na Iran. Ndetse rwose uyu mutwe kubera ibikorwa byawo hano muri Lebanon byarangiye Israel na Amerika batangiye kugenda bagaba ibitero hangaha kugira ngo bawuce intege. Aha rero bikumvikana ko hinjiyemo n'uyu mutwe w'Abahauti muri rusange wo muri Yemen. Uwo mutwe ruvuga yuko warashe uruhererekane rwa misile zo mu bwoko bwa balistike zigambiriye ahantu hatandukanye ha gisirikare h'ingenzi cyane ho muri Israel. Ngo bakaba bagamije gusubiza inyuma iraswa rya Iran rikomeje kugenda ryibasira nyine Iran, Liban. Bakavuga yuko rero ngo ibingibi rwose ngo byaba ari ukugira ngo bace intege cyane Israel kugira ngo ibe yagabanya ubukana ifite kuri Iran. Iryo tangazo rero ryongeraho ko ibikorwa by'uwo mutwe w'Abahauti bizakomeza kugeza ubushotoranyi burangire mu bice byose. No kuvuga ngo bazagabanya ubushotoranyi bwa Amerika bwa Israel ngo ariko ahubwo bunarangire burundu. Mbere rero ingabo za Israel IDF zatangaje ko zatahuye ndetse zinasama ibisasu bya misile byarashwe muri Israel bivuye muri Yemen. Byatangaje ko byamaze kwakira ibyo bisasu ndetse binaburizamo cyangwa se birabizimya nyuma yuko umuvugizi w'umutwe w'Abahauti avuze ko bazinjira mu ntambara niba ibitero kuri Iran bikomeje. Hanyuma rero kuwa gatanu ushize ahangaha rwose Yahya Saleh, umuvugizi wa gisirikare w'uwo mutwe, yatangaje ku rubuga nkoranyambaga rwa Telegram ko rwose bagiye gukora ibintu bikomeye cyane kandi ko Israel izabyumva cyangwa se izabiganiraho mu mateka yayo muri rusange. Iyi ntambara rero ikomeje kugenda izamo ibintu byinshi cyane rwose, ninkubwira ngo ikomeje kugenda izamo impande nyinshi cyane cyangwa se ihangana rikomeye cyane ku buryo ubona ko ishobora kwadukira akarere kose ndetse ikaba yanava muri intambara ya gatatu y'isi nk'uko abenshi bakomeje kugenda babivuga. Harazamo imitwe yitwara gisirikare, harazamo ibihugu bitandukanye. Urumva za Cuba zigiye kwadukirwa cyangwa se zikomeje kugenda zikomozwaho. Za Korea ruguru hari icyo ziri gutangaza. Uburusiya, Ubushinwa bari muri intambara bari gushoramo amafaranga n'ibikoresho, bagashoramo kandi ingufu za tekinoloji ndetse n'ikoranabuhanga. Byose ukabona yuko nyine bigambiriye kugira ngo intambara ikomeze kugenda izamura ubukana, ku buryo ubona ko ibyatangajwe na Trump mu minsi ishize avuga ko intambara bagiye kwirangiza bigaragara ko ibyaba bidafite ishingiro, kuko hari abari kuvuga ko niramuka inarangiye muri Iran izahita yadukira ibihugu bituranye na Iran, by'umwihariko ibihugu
bidashyigikiye cyangwa se bitavuga rumwe na Amerika, kuko Amerika yabonye yuko ari byo byaba byaraciye intege umugambi wayo kugira ngo ibe yakigarurira umuhora wa Hormuz wambutsa ibigendanye na petroli cyangwa se ibikomoka kuri petroli 20% ugereranyije n'ahandi hatandukanye kuri iyi si dutuyemo. Bityo rero ibyo bihugu Amerika ikabona ko ari byo ntandaro yo kugira ngo gahunda zayo zo kugera kuri uyu muhora n'ibindi bikorwa byayo ari byo byabifitemo uruhare bijya mu matwi cyangwa se bifasha igihugu cya Iran. Reka mbashimire rero mwebwe mukurikira cyangwa se mukunda ibiganiro byacu, mukomeze kugira ibihe byiza, Imana ikomeze kubarinda. Nitwa Isaac Neza, mukomeze kugira ibihe byiza.